Good morning, brothers and sisters. Today we do not have the electricity. That is why we have to use the microphone and the microphone from our Father God. I hope that you pray to God so that my voice can reach all of you. Hallelujah. Amen. Yeah. This morning, let us open to the book of 1 Samuel, chapter 14. 1 Samuel chapter 14 from verse 1 through 7. If you have the Bible, please open to the book of 1 Samuel chapter 14 from verse 1. So let us read. Now it happened one day that Jonathan, the son of Saul, said to the young man who bore his armor, "Come, let us go over to the Philistines' garrison, that is on the other side, the side." But he did not tell his father. Bukeye Yonatani mwene Sawuli abwira umuhungu wamutwazaga intwari ati, "Ngwino twambuke tujye ku gihome cy'Abafilisitiya hakurya." Ariko ntiyabibwira se. And Saul was sitting in the outskirts of Gibeah under the pomegranate tree which is in Migron. The people who were with him were about 600 men. Kandi Sawuli yagomye aho i Gibeya iherera munsi y'igiti cy'umukomamanga i Miguroni ari kumwe n'abantu nka 600. Ahijah, the son of the Ahitub, the Ichabod's brother, the son of the Phinehas, the son of Eli, the Lord's priest in Shiloh, that was wearing an ephod. But the people did not know that Jonathan had gone. Na Ahiya mwene Ahitubu mukuru wa Ichabod mwene Phinehasi mwene Eli umutambyi w'Uwiteka w'Ishilo wambaraga efodi. Ariko abantu ntibamenya ko Yonatani yagiye. Between the passes by which Jonathan sought to go over to the Philistines' garrison, there was a sharp rock on one side and a sharp rock on the other side. And the name of one was Bozez, and the name of the other the Sene. Kandi hagati y'iyo nzira nyabagendwa aho Yonatani yashakaga kunyura ngo agere ku gihome cy'Abafilisitiya, hari igitare gishongoje mu ruhande rumwe n'ikindi mu rundi ruhande, kimwe cyitwaga Bosesi ikindi cyitwaga Sene. The front of one faced northward opposite the Michmash, and the other southward opposite Gibeah. Igitare kimwe cyari gihagaze ikasikazi hateganye n'Imikimashi, ikindi ikusi hateganye n'Geba. Then Jonathan said to the young man who bore his armor, "Come, let us go over to the garrison of these uncircumcised. It may be that the Lord will work for us, for nothing restrains the Lord from saving by many or by few." Yonatani abwira umuhungu wari umutwaje intwaro ati, "Ngwino twambuke tujye ku gihome cy'abari batakebwe. Ahari Uwiteka hari icyo yadukorera, kuko nta cyabuze Uwiteka gukiza akirishije benshi cyangwa bake." So his armor bearer said to him, "Do all that is in your heart. Go then, here I am with you, according to your heart." Umutwaje intwaro aramusubiza ati, "Kora ibiri mu mutima wawe byose. Hindukira, dore ndi kumwe nawe. Ndakora icyo umutima wawe wibwira." What is the reason that you believe in God? Ese ni iki kigutera kwizera Imana? Actually, the reason why we believe in God, it is because
we want to get something that we can't get by ourselves. burya igituma twizera imana ni uko hari icyo tuba dushaka kugeraho tutakwigezaho. Or we can't do we can't do something by ourselves. That is why we need His help. cyangwa se hari ikintu tutabasha kwikorera rero tukaba dukeneye kwidufasha. The fundamental, the reason of believing in God as a human being, igituma abantu bizera imana cy'ibanze, that it is to get the eternal life. ni ukugira ngo babone ubugingo buhoraho. Because no matter how hard we try to be human being, kubera ko wagerageza kose nk'umwana w'umuntu, it is impossible for us to be justified by our deeds. ntabwo bishoboka ko watsindishirizwa n'ibikorwa byawe. If there is just like a chance of 1%, habaye hariho wenda amahirwe nka 1% for human being to become the righteous, to become the justified by our deeds, yageze umuntu ku gukiranuka no gutsindishirizwa n'imirimo ye, I would say to everyone that you try your best so that you can acquire that salvation, that 1%. icyo gihe nababwira nti rwose nimugerageze iryo 1% muzarigeraho mubone ubugingo buhoraho. However, God state in the Bible that no flesh will be justified by the deeds of the law. ariko Imana yamaze kuvuga muri Bibiliya ko nta muntu n'umwe uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. This is the reason why we believe in God. iyi niyo mpamvu tugomba kwizera Imana, In order to get something that we cannot get by ourselves. twizera Imana ngo tugere ku cyo tutakagezeho tukigejejeho. Can human being fly in the sky? ese mutekereza ko umwana w'umuntu yabasha kuguruka mu kirere? Is it possible? birashoboka. I remember that when I was young, one day I tried to fly in the sky with my 2 arms. nibuka kera nkiri umwana nagerageje kugurukisha amaboko yanjye. Do you think I succeeded? mutekereza narabishoboye? Definitely I failed. byarananiye. That even I hurt my the feet. icyo gihe nicetse hasi mbabaza ikirenge cyanjye. But because I jumped from the somehow high place, kubera ko najya ahantu hirengeye ndasimbuka. I was trying to move my arms to fly in the sky like a gerageza bird, gukubita amababa y'amaboko yanjye but I failed. ariko biranga. Yeah, we human beings, we are not able to fly in the sky. twebwe abantu ntabwo twabasha kuguruka mu kirere. That is why we need, the airplane. niyo mpamvu dukenera indege. In order for us to fly in the sky, we need, this what is called the airplane. kugira ngo tubashe kuguruka mu kirere dukenera indege. We are different from fish. dutandukanye n'amafi. It is impossible for us to breathe in the water. niyo mpamvu tutashobora guhumeka turi mu mazi. So we can't live in the water. bivuze ko tutaba mu mazi. But how can we move in the water? none ubwo twabasha gute kujya mu mazi? We need to go into the water with the oxygen tank. tuba tugomba kwinjira mu mazi ariko twitwaje igitega kirimo umwuka wo guhumeka. Or we need to get into the submarine. cyangwa se tukajya mu bikoresho bigendera munsi y'inyanja. By the help of those, the machines or those, the equipment, we are able to do what we can't do by ourselves. mu gihe twitwaje ibyo bikoresho nicyo gihe tubasha gukora ibyo tutari kwibashisha gukora. For us to become the righteous before God, no kugira ngo tube abakiranutsi imbere y'Imana, no matter how much money you use in this world, amafaranga yose wakoresha muri iyi si, no matter how great skills you may use from this world, ubuhanga bwose wakoresha bw'iyi si, you can never acquire it. ntibishoboka ko wabigeraho. Why? Because the salvation is from God, from heaven. kubera ko agakiza kava ku Mana kavuye mu ijuru. Eternal life is not something you can find on this earth. ubugingo buhoraho si ikintu wabonera muri iyi si. Because nothing is eternal on this earth. kubera ko mu isi nta kintu kibaho iteka gihari. However, by receiving this eternal life from the one who come from the eternal world, ariko uramutse wakiriye ubugingo buhoraho buturuka kubaho mu buziraherezo, that is Jesus Christ. ari we Yesu Kristo. By believing in Jesus Christ, we are able to acquire the eternal life. rwose ukizera Yesu Kristo ubasha gushyikira bwa bugingo buhoraho. This is the reason why we human beings, we believe in God. ngiyi mpamvu twebwe abantu twizera Imana. God is different from other human beings. Imana itandukanye n'abantu.
Are we together? turi kumwe. Even sometimes we need help from the other people like expert, those who are experienced. rimwe na rimwe dukenera n'ubufasha bw'inzobere cyangwa se inararibonye, And we usually trust them. That's why we ask them for their help. kandi igituma tubasaba kudufasha ni uko tuba tubizeye. The reason why, sometimes we give our body to the doctors, n'igituma imibiri yacu tuyegurira umuganga, it is because we trust that doctors can, cure our disease. ni uko tuba twizeye ko muganga yabasha kudukiza. In the same way, if you want to believe in God, nk'uko nguko igihe ushaka kwizera Imana, you need to know who He is first of all exactly. ugomba kubanza kumenya neza Imana iyo ari yo. When I look back my life, iyo nshubije amaso inyuma mu buzima bwanjye, frankly speaking, I have never tried to believe in God in my life. mbabwije ukuri sinigeze ngerageza kwizera Imana mu buzima bwanjye. As I hear the testimonies of the different brothers and sisters, ubwo igihe numva ubuhamya bwa bene data batandukanye, whenever I hear their testimonies, I feel somehow shameful. iyo numvise ubuhamya bwabo numva ngewe mfite isoni, Because there are many brothers and sisters who really dedicated themselves to believing God, even they are searching for the truth. hari bene data bari baritangiye kwizera Imana, bakora iyo bwabaga bashakisha ukuri. But for me, when I look back my life, I only hated God, disliked the gospel. ariko ngiye nshubije amaso inyuma mbona icyo nakoze gusa ari ukwanga Imana no kwanga ubutumwa bwiza, Even despised the church. no gusuzugura itorero. That was my life actually. ubwo nibwo buzima bwanjye. I used to despise God. nagiye nsuzugura Imana cyane, I didn't give any value to the pastors or the church. nta gaciro na gake naga abashumba cyangwa se itorero. Myself was higher than the godly things. nari hejuru cyane y'ibintu by'Imana. That is why I never tried to believe in God. niyo mpamvu ntigeze ngerageza no kuyizera. Even I never tried to know who God is. I never tried even to read the Bible. sinigeze nagerageza kumenya iyo ari yo ngo wenda nsome Bibiliya. But the amazing thing is, God continuously interfered with me. igitangaje ni uko yakomeje kunyitambika, And He proved me continually that, hey, you are wrong. yakomeje kunyereka ko ndi umuntu wibeshye gusa. The way you think and the way you take is wrong. nyereka uburyo inzira nafashe ari inzira ipfuye nayobye. So, that when I look at my life, God always shows me the two things. nshubije amaso inyuma mu buzima bwanjye hari ibintu bibiri Imana yanyeretse. The first one is that, hey, Pastor Ko, you are wrong. icya mbere yambwiye ati yewe ko waribeshye. And the second one is that the word of God is right. icya kabiri kambwira iti ukuri ni ijambo ryanjye gusa. Last week we had a chance to meet some brethren in order to train to appoint as an evangelist. mu cyumweru cyashize twagize amahirwe yo guhura na bamwe muri bene data tubatoza ngo tubashyireho nk'abavugabutumwa. And our pastors met with the different brothers and sisters. abashumba bacu bagiye bahura na bene data batandukanye. I know that there are some brothers and sisters, even though they are not appointed as evangelists, but they are very good at preaching the gospel. nsanzwe mbizi ko hari bene data nubwo batigeze babwirwa ko ari abavugabutumwa, n'ubundi babwiriza ubutumwa bwiza kandi babizi neza. For me, when I was in the theology school, ariko ngewe nkiri no mu ishuri rya teolojiya, I would condemn myself many times. najyaga nicira urubanza kenshi. You are not good at preaching the gospel. umutima warambwira ati wowe rwose nta nubwo uzi kubwiriza ubutumwa bwiza. Even you do not have the boldness to preach the gospel. nta nubwo ufite ubushizi bw'amanga bwo kubwiriza. Can you really become a pastor? ese ubwo kuko waba pasiteri? So I was troubled by this kind of a thought many times. ibitekerezo nk'ibi byaneshaga umutwe. Because whenever I looked at myself, kubera kuko nirebaga, especially when I look at others who are very good at preaching the gospel, by'umwihariko iyo narebaga abandi bazi kubwiriza ubutumwa bwiza, they did not even hesitate to approach the people and preach the gospel. ntabwo bigeze bashidikanya kwegera abantu ngo bababwirize. Why I was always hesitating when to start the preaching the gospel. ngiye teka nabagashidikanya ndeba uko natangira cyangwa se ngo mbyihorere. So I was fully convinced by this thought that I'm not good at preaching the gospel.
gospel. rero ibitekerezo byari byaranyemeje ngo we ntabwo uzi kubwiriza ubutumwa bwiza. But one day, God showed me one verse in the book of Hebrews. ariko umunsi umwe Imana yanyeretse icyanditswe kimwe mu gitabo cy'Abaheburayo. Let us go to the book of Hebrews. Reka dusome igitabo cy'Abaheburayo. Hebrews chapter 10, verse 39. Abaheburayo igice cy'icumi umurongo wa 39. I told you that I believed in my thought that I'm not good at preaching the gospel. nari mbabwiye ko nari narizeye mu mutima wanjye ko ntazi kubwiriza. But when I read this verse, ariko ubwo nasomaga uyu murongo, God was telling me in this way, Imana yarambwiye ngo, but we are not of those who draw back to perdition, but of those who believe to the saving of the soul. ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo. According to the eyes of God, ugendeye ku maso y'Imana, I'm not the one who drove back to the perdition. ntabwo ndi umuntu wo gusubira inyuma ngo mbe narimbuka. I have a faith to save the people, save the soul. ahubwo mfite kwizera gukiza ubugingo bw'abantu. It was totally different from my thought. byari bitandukanye cyane n'ibitekerezo byanjye. According to my thought, I do not have faith to preach the gospel. mu bitekerezo byanjye nta kwizera nari mfite ko kubwiriza ubutumwa bwiza. I'm not good at preaching the gospel. rwose sinari inzobere mu But according kubwiriza. to this scripture, ariko ugendeye ku iki cyanditswe, I'm not the one who drove back to perdition, ntabwo ndi umuntu wo gusubira inyuma ngo ndimbuke, but the one who has the faith to save the souls. ahubwo ndi umuntu ufite kwizera gukiza ubugingo bw'abantu. My view and the view of God is different. naravuze ntiburya ibyo ndeba n'ibyo Imana ibona biratandukanye. At that time, we are preparing for the Grand Bible Crusade. icyo gihe twariho dutegura igiterane gikuru. Actually, this is the Bible Crusade whereby all pastors from the Good News Mission in Korea, they were gathered together. iki ni igiterane kinini kibaho, abapasiteri bose b'itorero ryacu bakorera muri Korea bakakizamo. So the church members, they invite their friends and their families so that they can listen to the gospel. hanyuma bene data mu matorero bose bagatumira abantu nabo bakaza muri icyo giterane. After the main lecture of the Pastor Park, iyo umushumba Paka amaze kubwiriza, these brothers and sisters try to connect their invitees to the different pastors. bene data bafata babashumba bakajya babahuza n'abashyitsi bazanye. At the time, I was not a pastor. icyo gihe njye sinari umushumba, I was just a theology student. yari umunyeshuri wa teolojiya. As you know, the brothers and sisters, they try their best to connect their friends and their family with the pastors who are very well equipped to preach the gospel. ubundi rero bene data baba bashaka guhuza abashyitsi babo n'abapasiteri babona bazi neza kubwiriza. That's why such a person like us, like me, like a theology student, to just get one person to preach, this is the great, the miracle. rero kuba umuntu nkanjye umunyeshuri wa teolojiya nabona umuntu byibuze umwe mbwiriza byabaga ari igitangaza. Because not many brothers and sisters are willing to connect their invitees with the theology students. kuko si bene data benshi babaga bashaka ko abashyitsi babo baganira n'abanyeshuri ba teolojiya. But that week I met 5 people. ariko muri icyo cyumweru nabashe guhura na 5 muri And I preached the gospel. babwiriza ubutumwa bwiza. And everyone I preached the gospel to, they received salvation. kandi mubona abwirije bose icyo gihe bakira agakiza. It is not that I explained the beautiful word, si uko nabasobanurira amagambo meza, but I just remembered this promise. ahubwo nibukaga iri sezerano. I have a faith to save the souls. njye mfite kwizera gukiza ubugingo bw'abantu. I could clearly see how God worked according to His promise. niboneye uburyo Imana ikora isoza isezerano ryayo. Regardless of my ability, nitaye ku bushobozi bwanjye, regardless of my the will or the commitment, utitaye ku bushake n'urukundo nari mbifitiye, I could clearly see that God worked
according to his promise. niboneye Imana ikora igendeye kuri iri sezerano. Even the more I preach the gospel, uko narushijeho rero kubwiriza ubutumwa bwiza, the more God, like they poured the confidence in my heart. niko narushijeho kwakira ubushizi bw'amanga mu mutima wanjye. Bible clearly tells us that whoever believes in him, Jesus, should not perish but have everlasting life. Bibiliya itubwira yeruye ko umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. That is what Bible says. Iki ni cyo Bibiliya itubwira. No matter who may be, rero uwo waba uri we wese, if you believe in Jesus, uramutse wizeye Yesu, you should not perish ntabwo warimbuka but have everlasting life. ahubwo uba ufite ubugingo buhoraho. No chance to perish. nta yandi mahirwe usigaranye yo kurimbuka, And you have that everlasting life. ahubwo icyo uba ufite ni ubugingo buhoraho. This is the biblical faith. rero uku niko kwizera gushingiye kuri Bibiliya. So no matter who you are, rero uwo waba uri we wese, if you believe in Jesus, uramutse wizeye Yesu, you should be free from destruction, ugomba rwose kubaho ibyo kurimbuka, and you must have the everlasting life in your heart. ahubwo ugomba kuba ufite ubugingo buhoraho mu mutima wawe. But very funny thing is, ikintu gishekeje so rero, many people, they say they believe in Jesus, hari abantu benshi bavuga ngo bizera Yesu, but they have a lot of chance to perish. ariko ugasanga bafite amahirwe menshi yo kurimbuka. If they break the law, I perish. ngo nishe amategeko narimbuka, If I backslide, I perish. ngo ndamutse nsubiye inyuma narimbuka, If I forget to repent, I perish. ngo nibagiwe gusaba imbabazi narimbuka. Many people say like that. abantu benshi ni uko bavuga, We have to sanctify ourselves. Unless I do this, I will perish. ngo ngomba kwiyeza, ndamutse niyejeje narimbuka. And about the everlasting life, ibibabaje by'ubugingo buhoraho, people say that, nobody knows. bakubwira ati ibyo byo ntawe ubizi, We will know when we stand before God. ngo bizi Imana tuzabimenya tuyigeze imbere. Even that is the thought which is different from the word of God. ibyo bitekerezo nabyo bihabanye n'ijambo ry'Imana. The biggest problem is that people value their thought more than the word of God. ikibazo rero gikomeye ni uko abantu baha agaciro ibitekerezo byabo kubirutisha ijambo. Since they valued their thought more than the word of God, kubera ko ibitekerezo byabo biba bifite agaciro kuruta ijambo ry'Imana, they are not influenced by the word of God, yet they are influenced by their thought. nta mbaraga ijambo ry'Imana ribafiteho, ahubwo ibitekerezo byabo nibyo biba bifite imbaraga muri bo. Do you know that people who say that how can man become righteous and holy like God? muzi abantu bavuga bati ni gute umwana w'umuntu yaba umukiranutsi akera nk'Imana. The reason why they say like that, igituma bavuga gutyo, they accept or they agree with the thought that man cannot become holy, man cannot become the righteous like God. ni igitekerezo cyabo kiba cyababwiye ngo nta muntu wakwera ngo yere nk'uko Imana yera. Which means since they valued the thought more than the word of God, kubera ko iki gitekerezo baba bagihaye agaciro kuruta ijambo ry'Imana, even though Bible speaks to us that you are justified, you are sanctified through the redemption that is in Christ Jesus, nubwo bitubwira ngo murabera mwaratsindishirijwe kubw'amaraso ya Yesu Kristo no gucungurwa kwe, you are not moved by that word, but you are moved by your thought that it is impossible. iryo jambo ntabwo rikora ku mitima y'abantu, aho gusanga ibitekerezo byabo bibabwira ngo ntibishoboka ari byo bibaganza. I want to ask you a question. reka mbabaze, Do you think Jesus washed your sins once for all? ese utekereza ko Yesu yogeje ibyaha byawe inshuro imwe kandi bihagije iteka ryose? Do you think Jesus paid his life for all of your sins or the part of your sins? ese utekereza ko Yesu yishyuye ubuzima bwe kubera ibyaha byawe byose cyangwa yabyishyuriye igice? All right. byose, sibyo? Do you think the blood of Jesus is not enough to pay for the sin of the world? none mutekereza amaraso ya Yesu adahagije ko yakwishyurira ibyaha by'abantu bose mu isi? Now, so many places in the Bible shows us that all of our sins are finished by the blood of Jesus. ahantu henshi muri Bibiliya hatwereka ko ibyaha byacu byose byarangijwe n'amaraso ya And Yesu. according to that crucifixion of Jesus Christ, kandi bitewe n'uku kubambwa kwa Yesu, God also states in the Bible in many places that
you are justified, you are sanctified, and your sins are finished. Imana yashyize inyandiko mvugo muri bivuga ngo mwarejejwe mwaruhagiwe ibyaha byanyu byose byararangiye. So once you believe in this word of God, this promise, uramutse wizeye iri sezerano, you will be able to reach the point of bearing the fruit. wagera noneho ku ntambwe yo kwera imbuto. Do you know that your heart is like earth? mwaba muzi ko imitima yanyu imeze nk'ubutaka. If the seed of distrust is planted in your heart, imbuto yo kutizera ibibwe mu mutima wawe, your heart will bring forth the fruit of distrust. umutima wawe uzeza imbuto zo kutizera n'ubundi. If the seed of faith is planted in your heart, ariko niba umutima wawe ibwemo imbuto yo kwizera, definitely you will bring forth the fruit of faith. ntakabuza imbuto uzeza n'ubundi n'izuko kwizera. Amen. Amen. Let us go to the book of Romans chapter 6. Reke turebe mu gitabo cy'Abaroma ibice 6. Romans chapter 6 verse 22. Abaroma ibice 6 umurongo wa 22. But now, having been set free from sin and having become slaves of God, you have your fruit to holiness and the end everlasting life. Abaroma 6:22 haranditse ngo ariko noneho ubwo mwabatuwe ku byaha mukaba imbata z'Imana mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa kandi amaherezo yanyu n'ubugingo buhoraho. Here the Bible clearly says you have your fruit to holiness. Aravuga mwifitiye imbuto arizo kwezwa And the end everlasting life. ndetse amaherezo yanyu n'ubugingo buhoraho. Here the verse 22, that starts with this word that but now. Aha rero bitangira ivuga ngo ariko noneho. We used to be the slaves of sin. Kera twari imbata z'ibyaha. But now it means that after we listen to the gospel, ariko noneho nukuvuga ngo nyuma yo kumva ubutumwa bwiza, after we receive the salvation, nyuma yo kwakira agakiza, now we have been set free from sin, ngo tuba tubohowe tubatuwe ku byaha, and we have become the slaves of God, ariko duhindutse imbata z'Imana, and you have your fruit to holiness and the end everlasting life. hanyuma imbuto twera noneho n'ukwezwa ni n'ubugingo buhoraho. Now those who value this promise of God, this word of God, rero abagacirira isezerano ry'Imana, they were able to get a certain power in their heart to be able to fight against the thought put by Satan. bafite imbaraga mu mitima yabo zirwanya ibitekerezo bya Satani. In order for you to accept this faith, this the word that you are righteous, you are holy like God, ariko kugira ngo wemere kukwizera kugira ko wera nk'Imana, this thought that I can't be holy, I can't be righteous like God must be thrown away. cya gitekerezo kikugira ngo ntibishoboka ko waba wera nk'Imana cyo kigomba kujugunywa kure. It is impossible for you to keep these two things at the same time in your heart. ntabwo byakunda ko ibitekerezo byombi bitura mu mutima umwe. In the world of knowledge, mu bumenyi you can keep the different facts at the same time. ibyo byo mushobora kubimenya icyarimwe. This is what God says. uti rwose niko Imana And ivuga, this is what I think. ariko ngewe ntekereza gutya. This is what the servant of God said. ibi ni byo umugaragu w'Imana avuga, This is what the other people say. ariko iki ni cyo abandi bantu bavuga. Yeah, we can keep the different informations in our head at the same time. amakuru atandukanye gutyo ashobora kuba mu bwonko bwacu icyarimwe. However, it is impossible for you to keep the two things in your heart. ariko ntibishoboka ko ibintu bibiri byo bitandukanye wabibika mu That is mutima. why Jesus says you cannot serve the mammon and the Lord at the same time. niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ntabwo wakorera Imana ngo ukorere n'ubutunzi. You cannot keep the word of God and your thought at the same time in your heart. mu yandi magambo ntabwo watunga ijambo ry'Imana n'ibitekerezo icyarimwe mu mutima wawe. Nobody can say that I'm righteous at the same time I'm a sinner. nta n'uwavuga ngo ni umukiranutsi ariko ndi n'umunyabyaha icyarimwe. Are we together?
If you are righteous, it means that you believe in the word of God. nimba uri umukiranutsi bivuze ko wizera ijambo ry'Imana. One who believes in the word of God, they can never say that I'm a sinner. Ntabwo rero wizera ijambo ry'Imana ashobora kujijwa ngo avuge ngo ndi umunyabyaha. One who believes in their thought, they cannot say that they are righteous like God. Ntabwo abizera ibitekerezo byabo bahangara kwatura ko bera nk'uko Imana yera. Why? Because their thoughts keep telling them that you have sinned, you are a sinner, you commit a sin every day. Kubera ko ibitekerezo byabo bikomeza kubabwira ngo muri abanyabyaha dore mukora ibyaha buri munsi. So we need to know which one we are supposed to choose. Rero tuba dukeneye kumenya icyo tugomba guhitamo. As I told you, according to what you choose, nkuko nabibabwiye bitewe n'icyo wahisemo between the word of God and your thought, hagati y'ijambo ry'Imana n'ibitekerezo byawe, you may live a life of bearing the fruits of faith, uzabaho ubuzima bwo kwera imbuto zo kwizera, or bearing the fruits of your thought. cyangwa ubeho ubuzima bwo kwera imbuto z'ibitekerezo byawe. How can we obtain the living testimonies? Ni gute twabana n'ubuhamya bw'imirimo y'Imana ikora mu buzima As you bwacu? know, the meaning of testimonies is to witness the works of God. murazi ko ubuhamya bw'imirimo y'Imana ni uguhamya nyine iby'Imana ikora. In order for you to get the living testimonies, you need to see the works of God. ariko kugira ngo ubone ubuhamya buzima ugomba kubona imirimo Imana yakoze. But if your heart is not connected with the word of God, yet your heart is connected with your thought, rero ni mu mutima wawe udahujwe n'ijambo ry'Imana ahubwo ugahuzwa n'ibitekerezo byawe, it is impossible for you to get and obtain the living testimonies. ntibishoboka ko wagira ubuhamya bufatika bw'imirimo y'Imana. Those whose hearts are connected with their own calculation, abantu ibitekerezo byabo biba bihujwe n'imibare yabo, they always do what they can do only. buri gihe ibyo bakora ni iby'abantu babasha gukora gusa. The people living with their own understanding, ababana n'imyumvire yabo yonyine, people living with their own calculation, ababana n'imibarire yabo gusa, they always just do what they can do only. iteka ibyo bakora ni bya bindi bashoboye byonyine. They are like locked in their frame. baba barabohewe mu kazitiro. However, those whose hearts are connected with God, the promise of God, ariko abantu imitima yabo yahujwe n'isezerano ry'Imana, because God is always beyond their limitation. kubera ko Imana iri hejuru yabo n'ubushobozi bwabo. That's why these people whose hearts are connected with God always get this new idea and new heart which are beyond their ability. bene aba buri gihe bahujwe n'umutima w'Imana bagira amaso arenga bwa bushobozi bwabo n'imirebere yabo. Today I want to talk about the King Saul a little bit. umunsi ndashaka kubaganira ku mwami Sawuli ho gato. As you know that King Saul, he was the first king of Israel. murabizi ko Sawuli yabaye umwami wa mbere w'Abisirayeli. In the beginning, he was a very humble-hearted person. bigitangira yari umuntu uciye bugufi, And after he became a king, ariko amaze guhinduka umwami, we can see that he was the Israel, and he himself was attacked by the Philistines many times. we n'Abisirayeli inshuro nyinshi baterwaga n'Abafilisitiya. Actually, even you know that Goliath also, he's the man from the Philistines. murabizi ko Goliyati nawe yari Umufilisitiya. Why do you think that this King Saul was troubled by Philistines continually? ese mutekereza ari iki cyatumaga Sawuli ahora ateshwa umutwe n'Abafilisitiya? We can find the answer, in the book of the First Samuel chapter 13, in the very first word. mu rwa mbere rwa Samweli ibice 13 dushobora kuhabona igisubizo mu ntambara ya mbere ye. Actually, before the King Saul became a king, ubundi rero mbere y'uko umwami Sawuli aba umwami, he had a battle against the Ammonites. yari yaragize intambara yarwanye n'Abamoni. At the time, he relied on God and he got the great victory. ubwo yarwanaga n'Abamoni yishingikirije ku Mana kandi abona intsinzi ikomeye cyane. He must have learned that, wow, when God is with me, I can get this great victory. yakagombye kuba yarabyigiyemo ko igihe ari kumwe n'Imana
abasha kubona intsinzi ikomeye. I myself am nobody. Akavuga ati njye ntacyo ndicyo, I'm nothing. ntacyo ndicyo ndi But by ubusa, the help of God, ariko Imana imfashije I can get this great victory. nabona uku kunesha gukomeye. Wow, God is amazing. Ni ukuri Imana iratangaje. He must have learned this clearly in his heart. Ibi yakagombye kuba yarabyize neza mu mutima we. And with this faith, Hamwe no kukwizera with these testimonies, n'ubu buhamya, even he should have fought against the Philistines from the beginning. yakagombye kuba yarajyanye ibi akarwana n'abafilisitiya bigitangira. But when we read the 1 Samuel chapter 13, ariko urwa mbere rwa Samweli ibice 13, at the time the prophet Samuel that told him to wait until he came. icyo gihe umuhanuzi Samweli aramubwira ati uramenye untegereze kugeza aho ndi buzire. The king Saul, please, you wait me, until I come. Ati mwami Sawuli utegereze kugeza aho nzira. But problem is that King Saul, he began to see the situation. Ikibazo umwami Sawuli yatangiye kubona ibiri kubaho. He waited for 7 days as the prophet Samuel he told him. Yaranategereje rwose iminsi 7 irashira nk'uko umuhanuzi Samweli yari yamubwiye. Waited and waited. Yarategereje arongera arategereza. But not at the last moment. Ariko ntiyageza ku munota wa nyuma. Look, Samuel clearly said that you wait until I come. Samweli aramubwira ati uzantegereze kugeza aho nziye. But the king Saul, he waited, but he did not wait until the prophet Samuel came. Ariko nubwo Sawuli yategereje, ntiyategereje kugeza aho Samweli aziye. And because of the fear, kubera ubwoba, he just gave the burnt offering to God by himself, which is forbidden. yagiye kwitambirira igitambo cyoswa kandi byari bibujijwe. He did that because of the fear. Ibi yabikoreshejwe n'ubwoba. He did that because of distrust. Yabikoreshejwe no kutizera. That is how he was defeated by the Philistines. Uku niko yaje gutsindwa n'abafilisitiya. From that moment, kuva munsi, continuously this country, Philistines, troubled the king Saul. igihugu cy'abafilisitiya cyakomeje kumutesha umutwe. What does this mean? Ibivuze ki? Brothers and sisters, bene data, even do you know that you have the Philistines in your life, in your heart? ese wari uzi ko mu buzima bwawe no mu mutima wawe habamo abafilisitiya? Yeah, people have the different Philistines in their heart. Abantu batunga abafilisitiya batandukanye mu mitima yabo. Some, that they have these Philistines maybe called the money, hari ababa baragize amafaranga umufilisitiya, or health, cyangwa se ubuzima bwabo, family issue, cyangwa se ibibazo by'umuryango, or the pride, cyangwa se ishema ryabo, or even the sexual issue. cyangwa se ibigendanye n'imibonano. So many the people, they have this kind of the Philistines in their heart. Usanga abantu bafite bene abafilisitiya benshi mu mitima yabo. They have such weaknesses. Usanga rero bafite intege nke. I have the weakness toward this, this matter or that matter. Ati iki kibazo njyewe iyo ngeze imbere kirangusha. You have such things, right? Ibyo bintu namwe murabifite sibyo? Is that so? Yes. Everybody has it. Buri wese aba afite ibye. And there was a certain moment that you stand facing that problem. Hari igihe rero uhagarara imbere y'iki kibazo. At the time, muri icyo gihe, if you do not challenge it, if you do not overcome it by faith, igihe udahatanye nacyo ngo ukirenge uyobowe no kwizera, and you use just like humanistic way, your own way, ukagerageza gukoresha inzira za kimuntu, like King Saul. nkuko Sawuli yabikoze. Now, it is not that these Philistines just troubled you once at a time only. Ntabwo bivuze ko umufilisitiya gutesha umutwe iyo nshuro yonyine gusa. This, the problem will continuously come back to you, come back to you, come back to you. Ahubwo guhera icyo gihe, icyo kibazo gikomeza kugaruka iteka mu buzima bwawe. And it will end up devouring you. Amaherezo rero kisoza kikumiza. That is why it is very much important for you to learn how to face those problems by faith. Ni ingenzi rero kwiga uko ibibazo nk'ibyo ubihangara uyobowe no kwizera. Now you see that as I shared my testimony with you, uko nabasangije ubuhamya, if that time I just
compromised with my thought that I'm not good at preaching the gospel. iyo mba naremeranyijwe n'igitekerezo kimbwira ngo sinzi kubwiriza ubutumwa bwiza, Even though Bible tells me that I'm not the one who drove back to perdition, but have a faith to save the souls. bavuga rero ubwo birimbwira ko nari umuntu wo kurimbuka ahubwo mfite kwizera gukiza ubugingo. But maybe not this time. bishoboka ko wenda atari kuri iyi nshuro, Maybe I will do it later. buriya nzabikora ubutaha, Maybe I'm not ready to do it now. ntabwo ubu nditegura. If I just the drawback, or if I did not face this matter by faith, iyo nza gusubira inyuma simangara iki kibazo nyoboye n'uku kwizera, I'm sure that I would not have become a pastor. ndabizi ko ntari kuba nkibaye pastor. Why? kubera iki? Because I will not be able to preach the gospel even now. kubera ko kugeza ubu ngubu mba ntarahangara kubwiriza ubutumwa bwiza. After people listen to the gospel, they got the heart to preach the gospel. iyo abantu bamaze kumva ubutumwa bwiza bagira umutima wo kubwiriza. Even I want to share this gospel with my friends, my family. bakavuga ati ubutumwa bwiza nzabusangiza umuryango wanjye n'inshuti zanjye. At that time, Satan must come and gives you the certain burdensome. akigira uyu mutima satani araza akamwereka ingorane. Try his best to discourage you. akora iyo bwabaga ngo aguce intege. Do you think that you can preach the gospel to this person? ati wotekereza ko uriya muntu wamuhangara ngo uramubwiriza? Don't you see that that he seems to know a lot of Bible? ese ntureba ko ari umuntu uzi bibiliya cyane? Do you think that you can convince that person? ese ubwo wabasha kumwemeza koko? No. ati reka reka, You can't preach the gospel. ntabwo wabibasha. If you just agree with this thought, iyo wemeranyijwe n'icyo gitekerezo, if you just agree on this voice, amajwi nk'ayo iyo yakiriye, from that moment, you would never be able to preach the gospel. kuva icyo gihe uhinduka umuntu utabasha kubwiriza. Even the issue of the reading the Bible, no ku bigendanye no gusoma bibiliya, even the issue of the giving offering and tithe especially. no gutanga amaturo, ariko by'umwihariko gutanga icyacumi. I tell the brothers and sisters, this year let us propose our heart so that we can give the tithe by faith. ndabwiye bene data nimureke uyu mwaka dufate umwanzuro mu mitima yacu wo gutanga icyacumi. Because actually the giving offering, that you can do it, from the money you have in your pocket. kubera ko amaturo ushobora kuyatanga mu mafaranga ufite mu mufuka wawe. But to give tithe, you have to make up your heart. ariko gutanga icyacumi ni umwanzuro ubanza gufata mu mutima. And in order to give the tithe, actually you should overcome, or you should win over a lot of battles in your heart. kugira ngo ubashe gutanga icyacumi hari intambara z'umutima wawe ubashe kunesha. This is not a little money. uvuga utayasa amafaranga make. And with this money, there are many things I can do. muri ayo mafaranga hari ibintu byinshi nagakoze. Even I can use this money for maybe my children, or for my the husband, or for my wife, and even for my family. Blah blah blah. So many things, right? ashobora kwishyurira abana, ashobora gukoreshwa n'umuryango, cyangwa se muri ibibazo by'inshuti gutyo na gutyo. Now you see that unless you overcome that thought, rero utanesheje ibitekerezo nk'ibyo, you would never be able to do the tithe by faith. ntabwo wazapfa utanze icyacumi uyobowe no kwizera. Dear brothers and sisters, bene data, today I read 1 Samuel chapter 14. uyu munsi twasomye urwa mbere rwa Samuel ibice 12. Verse 1, umurongo wa mbere we can see that Jonathan. tubonamo uwitwa Yonatani. Now it happened one day that Jonathan, the son of Saul, said to the young man who bore his armor, "Come, let us go over to the Philistines' garrison that is on the other side." But he did not tell his father. aranditse ngo buke Yonatani mwene Sawuli abwira umuhungu wamutwazaga intwari ati ngwino twambuke tujye ku gihome cy'Abafilisitiya hakurya, ariko ntiyabibwira se. How many soldiers were with Jonathan? Yonatani yari kumwe n'ingabo zingana iki? How many? banganaga iki? How many soldiers were together with Jonathan? umubare wabo wose wari bangahe? One person. umuntu umwe. Only his armor bearer. One.
yajyanye n'umusirikare umwe gusa wamutwazaga intwaro. And then he said, let us go over to the Philistines' garrison. Ngo twambuke tujye ku gihome cy'Abafilisitiya. Himself, Jonathan himself, and only his armor bearer. Ni Yonatani wenyine n'umusirikare umwe wamutwazaga intwaro. Only two, right? Bari babiri gusa. What about King Saul? Umwami Sawuli wese. Verse 2. Umurongo wa 2. And Saul was sitting in the outskirts of Gibeah under the pomegranate tree, which is in Migron. The people who were with him were about 600 men. Uravuga ngo kandi Sawuli yagumye aho i Gibeya iherera munsi y'igiti cy'umukomamanga i Miguroni ari kumwe n'abantu nka 600. How many soldiers, how many people were together with King Saul? Sawuli yari kumwe n'abasirikare bangahe? 600 people. Abasirikare 600 bose. But what was he doing? Ase ngo yakoraga iki? He was sitting under the pomegranate tree. Ngo yagumye yicaye munsi y'igiti. Here we can see the two kinds of the Christians. Aba rero n'ubwoko bubiri bw'Abakristo. One who does not have any conditions to be successful or to get the victory. Ari umukristo udafite ibintu byamwemera guhirwa cyangwa kugira icyo ageraho. However, this man, Jonathan, he said, let us go over. Ariko Yonatani yaravuze ati reka tugende. Let us move forward. Mureke dutere intambwe. But King Saul, ariko Sawuli, who was together with 600 people, which has the full conditions, wari ufite ingabo 600 bisa n'afite ibisabwa byose. But he was sitting under a tree. Ngo yicariye munsi y'igiti. This shows the two kinds of the Christians. Ibi rero bigaragaza ubwoko bubiri bw'Abakristo. Christians who believe in the promise of God and step forward. Ari Abakristo bizera isezerano ry'Imana bagatera intambwe bajya imbere. And people who says that I believe in God but who are still sitting under the tree. Ariko aravuga ati nizera Imana bagakomeza bakicarira. Whom do you think obtain the living testimonies? Mutekereza rinde ubona ubuhamya bufatika bw'imirimo y'Imana. Did King Saul get the living testimonies? Ese Sawuli yawe yarabonye ubuhamya bufatika bw'imirimo y'Imana? Are you waiting y'Imana? for the living testimonies sitting under a tree? Ese koko utegerereje ubuhamya bw'imirimo y'Imana? As you do not make any step, do you want to get the living testimonies in your life? Utateye intambwe ugashaka ubuhamya ngo mu buzima bwawe bw'iby'Imana ikora. You have to ask yourself. Ugomba kwibaza uti, if you just sit under a tree, don't expect any kind of living testimonies or any kind of help from God in your life. uramenye nubaho wicariye munsi y'igiti ntuzatekereze ngo hari ubuhamya bw'imirimo y'Imana nzabona ngo ubeho witeze ubufasha bw'Imana. That is biblical. Ibi rwose n'ibivuga. Grace of God is prepared for everyone. N'iby'ubuntu bw'Imana bwateguriwe abantu bose. But who can get that grace? Ariko se ninde ubwakira? One who has faith. Ni umuntu ufite kwizera. One who has faith, go and grab that grace of God. Umuntu ufite kwizera atera intambwe akagenda agafata ubwo buntu. I remember the beginning of my ministry. Nibuka ngitangira gukora umurimo w'Imana. At that time, I was not bold enough. Nta bushizi bw'amanga buhagije nari mfite. Especially meeting with the high class people, it was a very, very big burden to me. By'umwihariko byamberaga umutwaro ukomeye guhura n'abantu bo mu nzego zikomeye. Even, I felt so tensed. Icyo gihe numvaga mfite igihunga cyinshi. So I was not able to even preach the gospel. Sinabashaga no kubabwiriza ubutumwa bwiza. But one day, God gave me the promise through His servant. Ariko umunsi umwe binyuze mu mugaragu w'Imana, Imana yampaye isezerano. I am the best missionary. Irambwira ngo uri umumisiyoneri wa mbere. This word came and penetrated in my heart. Iri jambo ryaraje ryinjira mu mutima wanjye. I am short of English I was short of English. Icyo gihe rwose icyongereza cyanjye cyari gike. I was short of even knowledge. Yewe n'ubumenyi nari mfite bwari buke. I was short of experience. N'ubunararibonye nari mfite. I was still young at the time. Nari nkiri na mutoya. So meeting with the high class people,
rero guhura n'abantu bo mu nzego zikomeye like vice chancellors and the government officials, nk'abayobozi b'ibigo bya kaminuza cyangwa se mu bigo bya leta, even the member of parliament, nk'abadepite, even the judges and prosecutors, abacamanza cyangwa se abashinjacyaha, even the businessmen, cyangwa se abantu b'abakire those who like bakora the PhD and doctors and professors. abafite impamyabushobozi zo mu rwego rw'ikirenga. When I looked at myself, ubwo nitegerezaga nirebagaho, I felt that, oh, I'm nobody to them. n'abanjye nta kintu ndi cy'imbere yabo. Are we together? Turi kumwe. But after I received that promise of God, ariko maze kwakira isezerano ry'Imana, you are the best, the missionary. uri umumisiyoneri wa mbere. From that moment, this promise began to work in my heart. kuva icyo gihe isezerano ryatangiye gukora mu mutima wanjye. First of all, I proclaimed before the church, ikintu cya mbere ndabitanzemo ubuhamya imbere y'itorero. I'm going to be famous in Rwanda. ndavuga nti njyewe ngiye kuba icyamamare mu Because Rwanda. God says that I am the best missionary. kubera ko Imana yambwiye ko ari njye mu misiyoneri wa mbere muri iki gihugu. And from that moment, God allowed me to start the preparation. kuva icyo gihe Imana yanyemereye kubyitegura. I began to prepare how to speak to those people, how to convince the people, how to have the conversation with others. natangiye kwitegura uko umuntu aganira n'abo bantu, uko ashobora kuyobora ibiganiro akabemeza. The first thing that happened in my heart was to overcome this idea that I can't do it. ariko icya mbere cyabaye mu mutima wanjye ni ukurenga igitekerezo kimbwira ngo sinabishobora. From that moment, whoever I met, I first of all shared my testimonies, I preached the gospel, even I introduced the mind education. kuva icyo gihe abo nahuye nabo bose nababwirizaga ubutumwa bwiza, nkabigisha ibya mind education. And nowadays, whoever I meet, I preach the gospel. kandi kuri ubu uwo mpuye nawe wese ndamubwiriza. Whoever I meet, that I introduced even myself, and I shared my experience, I shared my education, and people are moved and touched by my message. mbigisha ibya mind education, nkabasobanurira, nkabasangiza ubuhamya bwanjye, kandi abantu benshi bibakora ku mutima. It was because of that promise of God. ni iri sezerano ry'Imana ryabiteye. And that promise of God pushed me to prepare myself. niryo ryansunikiye kwitegura. I remember that when I was still young in my ministry, nibuka nkiri muto ngitangira umurimo w'Imana. nobody, even in Korea, even in this Africa continent, no missionary and no pastor was willing to invite me as a guest speaker. yaba muri Koreya yaba muri Afurika nta bapasiteri babaga bashaka kuntumira ngo ngende nk'umutumirwa Why? mukuru. Because I was young. nari mutoya, Even I did not know much about the Bible at that time. nta n'ibintu byinshi nari nzi muri Bibiliya. But after I received this promise that I'm going to be the best missionary, ariko maze kwakira isezerano ko ndi umumisiyoneri wa mbere, from that moment, even though nobody asked me to do it, I prepared myself. kuva icyo gihe nubwo ntawabimbwiye natangiye gutegura. I prepared my sermon script. nateguye inyandiko z'ibibwirizwa. One day, the big churches, even in Korea, they will invite me as a guest speaker. mvuga ni amatorero manini ubu ngubu bagiye kuzantumira yewe n'ayo muri Koreya. One day, I will stand in front of 1,000 people and preach. ni umunsi umwe nzamagaza imbere y'abantu nk'igihumbi mbabwiriza. No matter who may ask me to stand, even if I may have just 5 minutes to prepare. ni kandi uzantumira wese nubwo naba nsigaje iminota 5 ngo ntangire mbwirize. I will have myself ready to preach at any time. nzaba niteguye igihe icyo ari cyo cyose kubwiriza. Hallelujah. And then I prepared myself. uko niko niteguye. Why? kubera iki? Because I believed. nari nizeye, Even though I was nothing. nubwo nari ntaragera aho ngaho, Even though nobody, respected me at that time. nubwo icyo gihe nta wanyerekaga ko anyubashye. However, God pushed me to prepare myself. ariko Imana yansunikiye kwitegura. And last 3 years,
imyaka 3 ishize I was invited by many churches and many the pastors and preach the gospel, preach the word. insengero nyinshi abapasiteri benshi barantumiye ngo mbwirize ubutumwa bwiza. Amen? Because God pushed me to prepare, God again gave me the chance to use what I prepared. Kurakumara rero yansunikiye kwitegura, ni nayo yampaye amahirwe yo gukoresha ibyo nateguye. Brothers and sisters, I believe that you know that you are the best brother, you are the best sister. Bene data nizera ko mubizi ko muri abambere muri iki gihugu. Yes, you received this promise. Mwakirira isezerano. And then, what is the next? None ugikurikira n'iki? You can be either Jonathan or Saul. Ushaka kwiberaho nka Yonatani cyangwa kwiberaho nka Sawuli. Yeah, everybody here could say that, wow, I'm the best. You can be happy. Hano buri wese ashaka kwishimira ati ndi uwa mbere rwose ukabinezererwa. And then you will be sitting under a tree and take a rest. Ariko nimba wiyicariye munsi y'igiti ukiruhukira, you will never get living testimony. nta buhamya rwose bw'imirimo y'Imana uzigerwa. If you really believe that you are the best, nimba wisera kuri uwa mbere koko, you have to be best in terms of the preaching the gospel. uzaba uri uwa mbere mu kubwiriza ubutumwa bwiza. You have to be best in your field. uzaba uri uwa mbere mu gisata ukoreramo. You have to be best in terms of the reading the Bible, even giving offering and tithes. uzaba uwa mbere mu gusoma Bibiliya, gutanga amaturo, gutanga icyacumi, buri kimwe cyose. Don't you think so? Ese ntabwo ariko mu Regardless of your ability. utitaye ku bushobozi ufite. Jonathan, he was together with only his armor bearer. Jonathan yari ari kumwe n'umusirikare umwe gusa wamutwazaga intwaro. King Saul, he was together with 600 people. Ariko Sawuli yari yicaranye n'abantu 600. According to the situations, ugendeye ku bigaragara, King Saul was much better than Jonathan. umwami Sawuli yari mu bihe byiza kuruta Yonatani. But King Saul, he did not make even a single step. Ariko Yonatani umwami Sawuli habe n'intambwe imwe yateye. You cannot see any kind of testimonies from King Saul. Nta buhamya na buke uzabona mu buzima bw'umwami Sawuli. Verse 6. 6. Let us read verse 6. Then Jonathan said to the young man who bore his armor, "Come, let us go over to the garrison of these uncircumcised. It may be that the Lord will work for us, for nothing restrains the Lord from saving by many or by few." Haranditse ngo Yonatani abwira uwo muhungu wari umutwaje intwaro ze ati, ngwino twambuke tujye ku gihome cya bariya batakebwe, ahari Uwiteka ari icyo yadukorera, kuko nta cyabuze Uwiteka gukiza akirishije benshi cyangwa bake. I'm sure that in the heart of Jonathan there must be the thought that it is impossible for you guys to match with Philistines. Ndabizi ko no mu mutima wa Yonatani yavuga ati ntibishoboka rwose ko wakugereranya n'Abafilisitiya. Hey, you are only two. None ko muri babiri gusa, How can you win over these Philistines? They are so many. ni gute mwatera Abafilisitiya mukabanesha? Ni benshi cyane. However, Jonathan, he was not defeated by that thought. Ariko icyo gitekerezo ntabwo cyanesheje Yonatani. Yes, it is true that they are many, Yonatani yavuze ati koko ni benshi, but ariko I am with God. turi kumwe n'Imana. The Lord will work for us. Uwiteka aradukorera. He had this faith. Yagize uku kwizera. With this faith, he made a step. Hamwe no kukwizera yateye intambwe. When he made a step, Ubwo yateraga intambwe, he started the fighting. yatangiye kurwana, He killed some people. yica abantu. After that, Nyuma yaho God sent like all kind of earthquakes, a great trembling. Imana yateje igishyika, habaho umutingito. And do you know what happened? Muzi cyabaye, The Philistines soldiers, they killed each other. Abafilisitiya noneho batangiye kwicana hagati yabo. Amen. This is the works of God. Uyu rero wari umurimo w'Imana.
This is the works of God. iyi niyo mirimo y'Imana. Philistines were not killed by Jonathan. Ntabwo ari Yonatani wishe Abafilisitiya. What Jonathan did was to make a stand. icyo Yonatani yakoze ni ugutera intambwe ajyayo. He was fighting against the thought that I can't do it. icyo yarwanye nacyo ni igitekerezo kimubwira ngo He sinabishobora. was fighting against the thought that I am not ready. igitekerezo kimubwira ngo ntabwo witeguye. So many brothers and sisters live with this idea that, oh, I'm not ready, I will do it later. bene data benshi bahura n'igitekerezo kibabwira ngo ntabwo uritegura uzaba ubikora ubutaha. Even I used to live with that thought. nanjye ibitekerezo nk'ibi nabanaga nabyo. I'm not ready. ngo ntabwo niteguye. Hey, Pastor Ko, you preach the gospel through the radio. vuga ko wagiye ukabwiriza kuri radiyo. Oh, I'm not ready. ntabwo mbyiteguye. It is better for me to do it later after my English, improves. ikiza nazabikora icyongereza cyanjye kimaze gutera imbere. It is better for us to do it after we get the enough finance. nitumara kubona amafaranga ahagije ubwo tuzabikora. But God said, no, you are wrong. Imana yabwiye ati wowe aribeshye. I can provide you with everything you need. You just make a stand. icyo ukeneye cyose nakiguha wowe ujye utera intambwe imbere. For many, many years, we were able to preach the gospel through the radio. imyaka myinshi twabashije kubwiriza ubutumwa bwiza kuri radiyo. Hallelujah. God gave us the heart to, you go and buy the land. Imana yaduha umutima ngo nimugure ubutaka. We don't have the money. nta mafaranga dufite. How can we buy the land? ese ubutaka twabugura iki? We can now afford to buy the land. ntabwo twabasha kugura ubutaka If rwose. we just agreed on that thought, iyo twemera iki gitekerezo we would not have the boat, our land. n'uyu munsi tuba tutaragura ubutaka. But we fought against that thought. ariko twarwanye n'iki gitekerezo. Even though it seems that we have nothing, nubwo byasaga naho nta kintu dufite. as poor, but we can make many ngo rich. tugaragara nk'abakene ariko dutungisha benshi dukiza benshi. When we stepped forward by faith, iyo duteye intambwe dufite kwizera. God allowed us to purchase our own land. twateye intambwe tuyobowe no kukwizera Imana twemera kugura ubutaka. And then we are going to build our chapel. noneho tugiye kubaka urusengero. Hallelujah. Amen. What kind of life do you live, brothers and sisters? ese bene data ubuzima ushaka kubaho cyangwa ubaho ni ubuhe? Do you still say that, oh, I'm not ready? ese urashaka kuvuga uti rwose siniteguye, I will do it later. uzaba mbikora ubutaha? That later will never come to you. I have told you many times. ndabibabwiye kenshi ko ubutaha itagishyika. If you do not do right now, iyo utabikoze nonaha, that later will never come back to you. ejo hahora ejo ntawe uzabona. King Saul, he was sitting under that tree. umwami Sawuli yicariye mu munsi y'igiti. Even though he was together with 600 people. nubwo yari kumwe n'ingabo 600. Dear brothers and sisters, bene data, I really hope that you live like Jonathan. niringiye ko mwakwiga ubuzima bwa Yonatani akaba aribwo mubaho. You don't need to be responsible for everything. ntabwo mukeneye kwirengera buri kimwe cyose. Just make 1 or 2 steps. mujye mutera intambwe imbere gusa. And then you rely on God. mwiringiye Imana ariyo mwishimira. God, I have made a step. hanyuma uzabaza Imana uti Imana ko iyi ntambwe nayiteye. Now you are responsible for me. si wowe ugomba kwirengera ibyanjye. If I perish, I perish. nindimbuka ubwo nzarimbuka. If I lose, I will lose. nimpomba ubwo nzahombe. Is there anyone who lose? ese hari uwahombye yabigenje atyo? Is there anyone who perish? hari uwarimbutse kubera ko yizeye Imana? Did Esther perish? Esiteri koko yararimbutse? Oh, if I perish, I perish. ese yavuze ati ndagenda rwose nindimbuka ndimbuke? Did Esther perish? ese koko yararimbutse? Or she got the living testimony? cyangwa yabiboneyemo ubuhamya bufatika bw'imirimo y'Imana? I really hope that our brothers and sisters obtain living testimonies in your life. niringiye ko na bene data mwabona ubu buhamya bufatika bw'imirimo y'Imana mu buzima. Never expect that you can obtain the living testimonies as you are sitting on the tree. muramenye nimuzitege kubona imirimo y'Imana ibakorerwa mwicaye munsi y'igiti. Amen? Yes. I will speak up to here. ndasoreza hano. Let us have the time to pray individually. turafata akanya ko gusenga umuntu wese ku giti cye.